bihorane namwe. Umunsi w'ibyishimo ni uguteranira hamwe dushima Imana kubera ingabire yahaye Kiliziya, ingabire ikomeye, ingabire ituruka ku Mana. Niyo mpamvu rero turi hano guteranira hamwe umunsi kugira ngo tuyisingize, tuyishimire, tugaragaze urukundo rwacu kubera ko Imana iradukunze iya mbere. Twese turiboneye twese urukundo nyagasani dufite uburyo bufatika. Yewe kuba ari hano ni urukundo rugaragara, tubwire rero gushikana ko Imana ikunda mu buryo buhebuje. Bamwe umucyo rero twari ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nyagasani dawe ni mutagatifu, maze gukomezwa n'umugati wo mu ijuru kandi ushishwa n'intongoro w'isezerano rishya, bane kugukorera nta buhemu. Zarinde mfa igifite ubutwari n'urukundo, haranira umukiro w'abantu bose. Kuva Kristo umwami wacu. Amen. Muraza kumubarira ntabwo turi gupresente abantu bose kubera ko ukuntu mwicaye hano hari ubuzima bwanjye bwose buri hano, n'amateka n'abantu twariganye primaire secondaire, inshuti, abavandimwe, ntabwo turi bubapresente bose hano, ariko turaza kugira umwanya. Umuntu ashaka kubereka umubyeyi wanjye mama, ahaguruke naze umurebe. Mama Toma, si mama. Agiye muri seminari akivu jene garuka ashaje. Napenda sana. Jamani inaongezeka. Tunakuwa kabambi za mimi kwa kabambi sana. Napiga asante kwa Mungu. Ndishimye cyane kubera ko umuryango urevutse wawe munini, ngo ndashima Imana. Abandi nshaka kubereka, uzi ko ndi mu muryango wa Kiliziya bita Inzira Neo Katekumena.
nkaba mfite communauté yanjye ya Saint Michel niyo bita communauté ya mbere ndashaka kubereka abo bavandimwe bahaguruki. Ubusanzwe ni benshi ariko badashoboye kuza, tumaze imyaka 30 turi mu rugendo, turi mu nzira ya Katekemena, benshi barashaje batagishoboye kugenda. Reka mbere ko turi umwe gusa wa nyuma, abandi turaza gukora presentation ahantu turi yakirire. Ni inshuti twakuranye, ntabwo ari inshuti gusa, navuga ko ari umuvandimwe watumye menya uyu muryango wa Katekemena Innocent. N'umudamu we witwa Beatrice, n'abana batatu. Abandi rero turaza gukomeza nyuma. Ubu turashaka kurangiza dusoze n'umugisha wihariye uyu munsi. Imana ishobora byose ibagirire ibambe, ibahe umugisha kandi bashyiremo umutima ubangamiye umukiro w'iteka. Ibacengezemo inyigisho zikomeza ukwemera kwanyu kandi bafashe kuba indacogora mu migenzo myiza. Urugendo rwanyu hano ku isi bigumye ibaganishe kuri yo ubwayo kandi ibereke inzira y'amahoro n'urukundo. Ushobora byose nabavugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo.